yakoze ibintu tutatekerezaga. Yaba uwazanye igitekerezo, natwe abari hano kano kanya ntabwo twabasha kwicara tuvuge ngo hari itafari rirenze cyane twashyizeho uretse kubishimira Imana. Ndimo ntekereza ku itemu cyangwa se ku inyigisho twagomba kuganira, nibazaga ni ibiki groupe protesta ifite yakoze twaza tugafata igihe bampaye cyo kuvuga akaba ari byo nicara nkabivuga. Twavuga ko baguze ibyuma se? Byashoboka. Bagiye bagurira abantu amazi, bakoresha ibiterane, bafominga korari, bashobora kuba bafite n'ibitambaro byo kudekora. Ibyo nsanzwe mbizi rwose, ibyo bintu barabikoze, twanabishimira Imana. Ariko se koko nicyo kintu twafata amasanga he tuvuga bakoze? Byashoboka ko twaba turi kwibeshya, nabo ubwabo tukabatera ubwibone, cyangwa bakaza kutubwira ati gabanya rwose ibi bintu ntabwo ari imbaraga zacu zabikoze, ni imbaraga z'Imana zabikoze. None se ku itangiriro ryabo ryari ritoya, ariko tukaba tubona hari aho bageze. Nakibaza ngiye ku giti cyanjye, nihe natangiriye? Itangiriro mfite ni iryihe? Natangiriye wenda ndi kuvuga ngo iki gihe hari aho ngeze. Aha Yobu aba yahuye n'ibyaha. Ubwa mbere baza bamubwira ngo icyitwa itungo ryawe cyose kigize gute? Kiragiye. Abana bawe aho basangiriraga kwa mukuru wabo nabo bagize gute? Barapfuye. Ibyo bintu Satani akabona bidahagije. Nyuma yo kubona ko ibyo bintu bidahagije, akavuga ati rero kuno muntu tumuteze iki? Uburwayi. Pasiteri, rwose rura rupfu rugiye guhura narwo, wumve ko nubwo tubishimira Imana cyane, ukaba wanabivuga ngiye nkaba narira nkagufasha kurira nawe ukarira, n'abandi bose bakaba babyumva tukumva biteje agahinda. Hari ikibiruta kiruta ibyo byose, ndakigarukaho mu kanya. Uyu mugabo witwa Yobu umaze guhura n'ibi bintu byose, agira amahirwe ahura n'inshuti ziwe. Inshuti ze ziza kumusura mu gihe mu biganiro bagiranye bya mbere, nta muntu n'umwe utabyishimira. Bamubwira ukuntu Imana izakomeza kumugirira neza, bamubwira amagambo menshi y'ihumure nk'inshuti z'umuntu zaje kugira gute? Zaje gusura umuntu wagize ibyago, wabuze abo yakundaga, wabuze ubutunzi bwe bwose. Hanyuma uwitwa Biruhadadi mw'iki gice cya 8 niwe uba utangiye kuvuga. Mbega ni nk'uko umuvandimwe pasiteri agize ikibazo, inshuti ye ngewe Olivier ndetse na Cedric turifashe tugiye kumusura. Urumva nta kindi kintu twajyana uretse amagambo y'iki? Y'ihumure. Mwene data, rwose ibi bintu byakubayeho, katuvuge ko pasiteri n'igihe yagiraga ibyago bakamufata, wenda bamuteye icyuma ntiyapfa, tumusanga CHB, wenda muraza nanjye wenda ndi kuhakorera stage n'izindi nshuti turaje turamusanze, amagambo twamuzanira no kumubwira ati turashima Imana ko yarinze umubiri wawe. Bamwe nayo magambo wamubwira, ndaza gusoreza kuyongeye namubwira nayo ni meza. Imana yarinze umubiri wawe, ndabona baguteye icyuma ahantu habi wari ukwiriye gupfa, ariko ntabwo wapfuye. Mbega urimo uragenda ugira ubuzima bwiza, kandi Imana izakomeza kugufasha koroherwa kandi uzakira. Tumva ayo magambo twamushyira. Aba bagabo nabo bageze kwa Yobu, n'aya magambo bamubwira, arambwira ati rero muvandimwe, biragaragara rwose no mw'itangira ryawe, itangiriro ryawe birasa ritoya, ariko ntugire ikibazo mu bihe bizaza uzagenda waguka. Haleluya. Kandi tubona kubera ko Imana ariyo kwizerwa, iki gitabo cya Yobu gisoza rwose tubona Imana yaragize gute? Yarabaguye. Bavandimwe bo muri groupe protesta, abo muri katolike, JBI, association yose ari hano, ndagira ngo batangarize yuko umugambi Imana ifitiye abantu bayo ni ukubagura rwose. Nta kizakuraho uwo mugambi Imana ifite wo kwagura abantu mu gihe bashishikariye gusoma ibyanditswe byera, bakaba mu buzima bwa buri munsi. Imana izabagura kuko ari isezerano. Bibiliya iravuga ngo iby'Imana yifuza kutugira cyangwa yibwira kutugirira ntabwo ari bibi, ahubwo ni byiza kugira ngo igende uture mu mutima wo mu bihe bigize gute? Bizaza. Korali izatera imbere, abacuranzi bazagira ubwenge, Imana izahagurutsa abigisha bakomeye bavemo hano, Imana izabikora ibyo bintu byose. Kera iwacu Rusizi, ndi umuadeperi Rusizi,
cyangwa igihundwe. So nyine Paul nujya uvuga ngo abantu bafite ibintu byo kwirata, ikintu cyitwa ubutayu, ijambo rishobora kuremera abayumbe ubwo busenga rwose ni ibintu twabashimira bakirata. Twajyaga dusenga kenshi abahanuzi cyangwa umuhanuzi rwose Imana izagurutsa abantu bakomeye mw'iri tsinda, mwe ukabona ari ibintu bisa nkaho biciriritse, ariko Imana igahagurutsa abigisha, igahagurutsa abantu bakomeye. Ibyo byose twabishimira Imana. Namwe ntago mwageraho mwisuzugura, kuko rwose muri gusengera muri kaminuza. Icyo gihe twabaga dusengera mu byatsi no mu bihuru, uretse ko iki gihe bitemewe cyangwa byemewe biterwa n'uburyo kibikorwamo. Icyo gihe Imana tubona ihagurutsa abantu. Nsoreza ku iki ngiki cy'amashimwe turimo dushimira Imana, kugira ngo nkomereze ku kindi. Rwose namwe dushimye Imana yuko nibyo tutari kubona igihe kizagera gute ibikore. Ndumva uyu murongo temu rwose pastor, ndagerageje n'ahandi nihanganye gutindaho cyane gutya. Umurongo rero umurongo wa 8 uravuga ngo ndakwinginze baza abibihe bya kera kandi wite ku byo bashimikiraga. Ubabaze abakera ngo kandi ngo wite ku byo bagira gute bashimikiraga. Ku murongo wa 9, erega turi abejo gusa kandi nta kintu tuzi, kuko iminsi tumara mu isi ari igicucu gusa. Dear brethren and sisters, ibyanditswe byera hari ikintu bigaragaza yuko iminsi tumara hano mu isi ni mikeya. Mbega no kuvuga ngo turi abejo, nyuma yo kuba turi abejo n'igihe cyacu kiraza kuba gitoya kigere gute gishireho. Ni nko kubwira inshuti yawe yagize ibyago ati muvandimwe Yobu, n'ubundi ubuzima uri gushaka kurira cyangwa ukomeze ubuvugiremo cyangwa ugire gute, n'ubundi ubabajije abigihe cya kera bakumvisha ukuntu buno buzima turi kubamo ari ubw'igihe gito ejo buzagira gute buzarangira. Naba mfite inkuru y'ihumure niba ufite ibyago uri gucamo n'ibibazo byinshi, rwose nkaguhumuriza nkubwira yuko bizashira. Ariko hari nuko umunsi w'ejo ushobora kugera umuntu yapfuye n'ibyo bibazo bidashize. Ntibibaho. Nko kugaragaza yuko ubuzima dufite kino gihe ni bugufiya cyane. Umuririmbyi wa 30 avuga ngo ubugingo bwacu ni bugufi cyane, ngo twabugereranya n'ubwato hehe mu nyanja. Mbega nyine kuvuga ngo no munsi napfa ejo bundi nabaho, just nyine nuko ubuzima bumeze. Naje nzindutse sinkunda gukererwa iyo ndi bujye mwivuga butumwa. Hanyuma ngeze hano nasanze nyine hari ibyo bagikora, njya kwicara hariya ndimo ndeba abana bakina basket. Nkibona umwanya muri narayikinaga nanjye, nubuye umutwe mbona white colors around there. Come on. Ese baba bandi mwe burya n'ahantu biga hari nimva. Ndavuga ati my God, use iyo babyutse batekereza iki? Mbega urupfu ruri mu bintu bahora bibutswa buri munsi. Niye ndavuga ati bankumbuje ubuzima bwo muri stage. Numvaga ndashaka kwivuga inkuru nyinshi, ariko niho hantu narushijeho kwiga guca bugufiya. Uko narazaga cyane cyane ku wa gatanu, naratahaga nkiri Nyanza mu wa mbere muri stage, naratahaga ku wa gatanu, naza ku wa mbere ngasanga umuntu predicting ko nzasanga yarapfuye. Ntiyapfuye, ngasanga uwo ntatekerezaga niwe wapfuye. Nyine nkibasa birashoboka ko nanjye ejo nshobora kuzisanga napfuye kandi ntipredictinga mu bantu bashobora gupfa. Namwe rero mbonye hano mbona nyine mwibutswa ko urupfu rugize gute ruhari. Rero indi temu nyuma yo gushima Imana ku byo yakoze, ngiye nazanye igisubizo cy'urupfu. Muri kumva akagahungu gato yakabahagaze imbere katari kuvuga ibintu by'ubusazi. Ikintu cyitwa urupfu ngiye ngifitiye igisubizo, ariko atari igisubizo cyanjye, ari igisubizo gituruka hehe ku Mana. Kandi igisubizo mfite cy'urupfu
ntago ari urunguru rwose. Bano bantu bazagenda ngo babashyingure nk'ariya nk'uko tubibona, bariya ni iby'igihe gitoya. Igihe kizagera bari abantu bazuke bajya imbere y'intebe y'imanza z'Imana, baciga urubanza according ku byo bagize gute, ku byo bakoze. Ijambo ry'Imana mu Baroma tumaje kubona muri yo yuko nyine ubuzima turama nyine ni bugufiya, ejo bundi bwarangira, kandi niyo reality. Mu Baroma Bibiliya iravuga mu bice 3:23, ntago yagiye reka makotinge mu mutwe, aradusomera hano namubwiye. Haravuga ngo kuko abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'iki, bw'Imana. Intungane ziri hano zidakora icyaha, tuzamura amaboko dupepera iteraniro. Rwose hano urubanza rutsinda abantu bose, guhera ku bicaye hariya gukomeza kugera ku bicaye inyuma, kuko nyine buri muntu wese mu mutima we arabizi neza ko yakoze icyaha, ntiyashyikira ubwiza bw'iki, bw'Imana. Aho ngaho twahagendana abavandimwe muri Katolike, nababonye nanabakunze, bari mu bantu bafashije kumva neza. Urumva njye ahantu nakuriye ni mu rugo rw'abantu nyine babakozi b'Imana, ku buryo ufite n'imico myiza pe, ushobora kutibona ukuntu uri umunyabyaha. Ariko twajyaga tugera mu gisibo niga muri primaire, abavandimwe bo muri Katolike bagatangira ku indirimbo zo mu gisibo n'izindi bakavuga ngo icyaha cy'inkomoko kabaye. Bafashije kumva neza ukuntu ndi umunyabyaha, yuko na mbere nuko nkora icyaha njyewe ubwanjye ntangire kuba umunyabyaha, n'ubundi mu maso y'Imana ndi iki, ndi umunyabyaha. Icyo cyaha cy'inkomoko abavandimwe, hari niba ari ukwiga ikibeho, hari ibintu abavandimwe banjye, abantu inshuti zanjye ni ikibeho, biriya abantu biga bakiri batoya kugira ngo bazakomezwe. Yego, ibyo ngibyo rero ni ikibeho cyangwa no kwigira amasakaramentu. Noneho abavandimwe bazaga ndabyishe, ariko abavandimwe bavagayo bambwira nyine ibintu bize, banaririmba icyaha cy'inkomoko. Karabaye, none se njye iki cyaha cy'inkomoko nkaba nakumva nakegera sogokuru nkamubaza, ese muri Kongo mwabagaho gute, kugira numva icyaha yaba yarakoreye muri Kongo akaba aricyo cy'inkomoko nkomeza kugendana. Rwose ibintu bikomeza kugorana. And finally I come to realize that njyewe Olivier namajije kwitunganya, mama wanjye yari umunyempano, n'abandi bamama twakundaga gusengana bamajije kundondora, nkaba numva byose namajije kubyatura. Come on, n'ubundi nongera kwisanga ndi umunyabyaha. Ibyo bintu ntago wabyumva, kugeza igihe umwe yamaraga kundondora, ntago nyine yabaga afite ibyaha birenze ngo gusambana no kwiba no kugira gute ngo ntinye kubivuga, nkavuga byose, na nyuma yo kundondora nahura n'undi agakundondora. Ese ibi bintu bikora gute? Baba bavangiwe se? Abahanuzi ntimukajye mubabeshyera pe, numara kwitunganya bakongera kurondora ikindi cyaha, baba bari mu murongo w'ibyanditswe byera. Nuko nyine ibyaha dufite bo bashobora guhishurirwa bikeya Imana ibibahaye, ariko n'ubundi still turi abanyabyaha. N'ubundi za kwisanga, n'ubundi ntabwo icyaha baba bari kuvuga ari kino mba nakoresheje intoki zanjye, n'ubundi mu maso y'Imana n'ubundi ndi umunyabyaha. Abaroma ibice 5 umurongo wa 12 cyangwa wa 18 haravuga ngo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bahinduka abanyabyaha. Adamu yaracumuye, abantu bose bari mu isi atavuyemo n'umwe bahita bahinduka iki, abanyabyaha. None rero bose mucuranzi, bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Cedric yakoze ibyaha ntiyashyikira ubwiza bw'Imana. Abavuga mu ndimi hano n'abasenga ya 40 bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Abaririmba neza bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Nanjye uri hano nakoze ibyaha sinashyikira ubwiza bw'Imana. Hari igihe umuntu aba yirirwa cacana ku dufuraya. I Butareho rero nyine haba hari amasosiyesheni menshi, uva mu yiwanyu mu yindi ukaba wakicara wese usinge ntungane bajya bavuga.
ariko umuntu wese atsindwa n'urubanza agisoma ibyanditswe byera. Niba hari ukuntu ujya wiyumva nk'umwana mwiza, ndagakobwa k'akana keza, ntabwo ndasambana, biragoye mw'iki gihe kubona abakobwa b'amasugi, kabivuge gutyo mbyeruye, kubona abasore b'imanzi biragoye rwose. Nkaba numva bifite icyo bivuze, nyine waririnze, nkaba numva ko ntari umunyabyaha. Bibiliya igaragaza ko umuntu utekereje gusambana ntabikore angana n'umusambanyi. Yakobo ibice 2. Bibiliya ivuga yuko umuntu ucumuye ku itegeko rimwe yose aba yacumuyeho. Hari igihe dutekereza ko wenda yaba ari amategeko 10, hoya, ni 623. Reka nkwereke. Katuvuge ko nabaye perfect uno munsi, bakampa amazi, umuntu akambwira ati se muvandimwe Olivier, abo bantu b'inshuti zanjye ugiye he? Ati ngiye Save. Wakugurira amazi? Hoya, nta mazi nshaka, kandi amazi ndayakeneye. Icyo cyaha cyo kwirarira nkiyemera kingana n'icyaha cy'ubusambanyi n'ibindi byose. Uvuga ukuntu bikora. Niba nakoze ibyaha 10 uno munsi, nacumiye ku mategeko y'Imana yera atunganye 623 nangahe na 3. Ubu mu gaseke kanjye k'ibyaha mfite ibyaha 6,000 nangahe 300. Urumva nagerageje, nakoze ibyaha 10 gusa ku munsi. Hari n'igihe nshobora kwandika liste nkavuga ati ibi bintu ntabwo ndibuze kubikora. Rwose abantu twarazandikaga ati ibi bintu ntabwo ndibuze kubikora, ariko nkisanga nagize gute? Nabikoze. None se niba ari ibyaha 623 mu gihe nabaye intungane, ubwo mu myaka 10, mu myaka 10 naba mfite ibyaha 6,300,000. Hoya, ngo se nibyo? Yego, ngomba gukuba n'iminsi yose igize umwaka. Muvandimwe, nugira imyaka 60 ugapfa cyangwa n'upfe ejo, urumva umubare w'ibyaha ufite? Reka tuvuge ko wenda ngo ujye ubyihana. Iyo nzira niyo tujya dushaka guhungiramo, tukavanye n'ibyaha turabyihana, ngo twaturirane ibyaha byacu. Yohana, kuko Imana ariyo kwizerwa ngo ikiranukira kugira gute? Kutubabarira. Yakobo 5:16, niba ntagikotinze nabi, mwaturirane ibyaha byanyu kugira ngo mugire gute? Mukire. Wawe nkuririmba akavuga ngo ibyo twakora byose n'umwete wacu wose tukongeraho agahinda gasaze n'amarira adashira, ko bitabasha kudukuraho ibyaha. Ibyo twakora byose n'umwete twaririmbana nta kibazo. wacu wose arakomeza avuga ngo ntacyo nzanye mu ntoki mwami cyabasha kunkiza. Reka aho ngaho tube tuharetse. Ndatekereza buri muntu wese mu mutima we, uretse kwinangira umutima, naba namajije kumva ukuntu ndi umunyabyaha, kandi kuri njyewe nta kinkiza kigize gute? Kiri kuri njyewe. Yesaya 64:3. Bibiliya ivuga ngo nibyo twakiranutse byose ni ubushwambagara bwuzuye iki? Ibizinga. My God, bya bintu nise ibyo gukiranuka nakoze imbere y'amaso y'Imana ni ubushwambagara bwuzuye iki? Ibizinga. Iyo mvuye mu masengesho y'iminsi 40 rwose nyasoje, numva rwose nagitsinze, nakomvisinze Imana, ariko ibyo bintu ni ubushwambagara bwuzuye iki? Ibizinga. Iyi nkuru rero igiye gukomeza kuba mbi tuyijyanye mu Baroma ibice 6:23.
witegure tugiye kugera ahantu usomera mu kanya. Abaroma ibice 6:23 haravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Katube tugarukiye kuri eye. Ibihembo by'ibyaha ni iki? Noneho abantu twese twakoze n'ibyaha, na n'ubu ngubu turi abanyabyaha tubyibonaho. Ibihembo by'ibyo byaha kuri twebwe ni iki? Bavandimwe, hari igihe tumara igihe kirekire mu itorero dusenga, turirimba, tubyina umukunga, ndabikunda ibyo byose. Iyo ndi kubivuga i Butare wenda birandyohera, kuko nyine abantu mbibwira ubwo buzima baba bumbonana, nyine tujyana gusenga, turaririmba, turabyina, yewe n'ibyo gufasha babona nanjye mbibanamo nabo. Ibyo bintu umuntu akabyihishamo ubuzima bwe bwose, yumva ko ibyo bintu byamukuraho urupfu. No, ibihembo by'ibyaha ni urupfu, si n'ibyo wakoze. Twese turi abanyabyaha. Ubwo rero twese ko tutabivuga twarapfuye, turi abapfu, sibyo? That is the reality y'iki? Ibyanditswe byera. None utekereza akarambo gato gato nkanjye cyangwa umurambo munini urimo uragerageza utuntu uterateranya ukora ngo kumvisinga Imana, ngo nkorera ijuru, nimara kurikorera Imana izagira impemba. Hari igihe numva agahinda kishe umutima wanjye. Yesu n'umuntu koko Mana, imyaka amaze nabura yagerageza agasoma ijambo ry'Imana agakizwa, ngo ari kurikorera Imana izarimuhembe. None se ko umwe apfa afite imyaka 30, undi agapfa afite 60, kandi ijuru tuzajyamo ari rimwe, ubwo 60 ntiyaba yararikoreye cyane? Bavandimwe, mugezeyo murikorera. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Reka dusomere ibyahishuwe turebe nabura uko Imana izaca urubanza. Niturebe uko Imana izaca urubanza, umuntu ashobora kwipimaho akavuga ati uru rubanza rw'Imana uko Imana izaruca ndikumva ngiye nzarusimbuka, kuko icyo tubona ko gusimbuka runo rubanza rw'Imana nta hantu bihuriye n'ibintu ngewe nakoze, kuko naba ndi umurambo ugenda uri gushaka kugira ibintu ukora ngo ukomvisinga iki Imana. Reka uhere nta kibazo mu byahishuwe, hera kuri ndikumva n'iminota yanjyanye, ariko hera kuri 13. Kadusome ijambo ry'Imana tugendane gake gake. Ibyahishuwe igice cya 20 turera ku murongo wa 13. Yego. Aravuga ngo inyanja igarura abapfuye bo muri yo. Reka nishaka simbitinda, hera kuri 11 tugendane. Reka duhere kuri 11. Mbona intebe y'ubwami nini yera. Reka tujyane. Yohana ari mwiyerekwa abona intebe nini y'ubwami igize gute? Yera. Niyicayeho. Abona ni iyicayeho. Iyi ntebe nini y'ubwami Yohana yabonye ari mwiyerekwa, Imana yari igize gute? Yari yicayeho. Yego. Isi n'ijuru bihunga mu maso hayo. Icyitwa isi n'ijuru bikibona ubwiza, kwera no gukiranuka kw'Imana. Paul bigaragaza mu Efeso ibice 4 umurongo wa 24 yuko ngo Imana yambaye ukuri, kwera no gukiranuka. 23 na 24 ngo isi n'ijuru ngo bibonye uko kwera kw'Imana ngo bihunga mu maso hayo, bose baravuga ngo hoya ntago twabasha kureba ino Mana kuko igize gute? Irera. Yego. Noneho ngo isi n'ijuru, mbega nyine Yohana araduteruye atugeza ku munsi w'urubanza, ari kutwereka ibizaba bihari, ngo isi n'ijuru ngo byose ngo ahabyo ntiyaba hakiboneka ngo kubera ko gukiranuka kw'Imana. Yego. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe. Biratangaje. Abapfuye bose, uwitwa wari ukomeye, ni nko kuvuga ngo abasore bari abakire cyangwa abakobwa bari abakire, abiyitaga beza n'abiyitaga babikubye uyu mubiri, simbizi uko babireba, ariko birimo ubwo buri wese standard yakipfumira kumva ko akomeye cyangwa ngo yoroheje, ngo bose baraza. Yego. Nuko ibitabo birabumburwa. Ngo hanyuma ngo ibitabo
birabumburwa. Reka hano hantu tuhagendane. Si tujya twumva ngo hari igitabo ngo cy'ubugingo, ngo igitabo Imana yandikamo. Reka twumve icyo Bibiliya igaragaza ngo uwo munsi ngo ibitabo bigira gute? Birabumburwa. Turacyari ku nshinga yitwa ibitabo. Yego. Kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa. Aha, ibitabo bibumbuwe bigize gute? Ari byinshi. None ngo hahise habumburwa ikindi gitabo. Turi kugendana. Ibitabo byari byinshi, noneho ngo hahise habumburwa ikindi gitabo. Yego. Ari cyo gitabo cy'ubugingo. Ngo icyo gitabo nicyo gitabo cy'ubuzima cyangwa igitabo cy'ubugingo, the book of life. Turi kugendana. Yego. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo. None ngo buri muntu wese wapfuye acirwa imanza z'ibyanditse hehe muri ibyo bitabo. Yego. Zikwiriye ibyo yakoze. Zikwiriye ibyo yagize gute? Yakoze. Mwumva ikintu kindi rero. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo. Urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo. Bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Yego. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa mu nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Imana ibahe umugisha. Imana imuhe umugisha. Imirongo asorejeho niyo nshaka ko dutindaho, ngo icyitwa ngo inyanja n'urupfu ngo bigarura bagize gute ibyo byari baramize. Hari igihe umuntu ajya atekereza ngo umuntu yarohamijwe n'uruzi ngo arapfa, ngo undi ngo imodoka iramugonga, undi ngo arasinzira. Abo bantu bose turi kubona Imana ivuga ko bazagaruka uno munsi Imana izaba iri guca iki? Urubanza. Ngo hanyuma ngo hari inyanja yaka umuriro, ariyo rupfu rwa kangahe? Rwa kabiri. Nababwiye ngo igisubizo ngiye ndi kubona Imana yashyize ku mutima wanjye tuganira ntago ari cyaruriya pe, ni urupfu rwa kangahe? Rwa kabiri. Ngo umuntu wese utabonetse ko yanditse mu gitabo cy'iki cy'abantu bafite iki? Ubuzima, ajugunywa mu nyanja yaka umuriro, ariyo rupfu rwa kangahe? Ngo aho hantu yajugunywe niho Satani n'urupfu byari byagize gute? Byajugunywe. Mbega uwo muntu aho agiye kuba utanditse mu gitabo cy'abantu bafite ubuzima, agiye kubana n'icyitwa Satani n'icyitwa urupfu. Ntimuri kubyumva? Brethren, that is the baddest story I had ever had. Niyo nkuru mbi ibihiye amatwi mu buzima umwana w'umuntu yakumva. Kwisanga atanditse mu gitabo cy'ubugingo, akazabaho eternal separation with God, abana n'urupfu n'iki n'ikuzimu. Mu gice kiba cyabanje cya 13 ngo bagaragaza ngo ukuntu ngo iyo nyanja ngo cyangwa aho hantu ngo hahora haka, ngo ni ifuru y'iki, ni ifuru y'umuriro mu iyo nyanja ngo y'amazuku. Amazuku nagerageje gusoma English version, it's a brimstone. Nyine na ahantu hahora haka, ni mu ruhiro. Iyo nkuru mbi reka nyisoreze hano, twese turayumvise. Nuko ikiremwa muntu cyose kigenewe kuba aho hantu unconditionally, kubera ko abo bantu n'abanyabyaha barapfuye. Nyuma yuko bapfuye bagomba gukomeza mu rupfu rwa kangahe? Rwa kabiri. Kereka biciye muri iki gisubizo cyonyine gusa, icyuko umuntu akurwa mu gitabo cy'urupfu akinjizwa mu gitabo cy'iki? Cy'ubugingo. Reka dusoreze aho ngaho, dushake ukuntu umuntu yava mu gitabo cy'urupfu akinjira mu gitabo cy'iki? Cy'ubugingo. Matayo ibice 7 hariyo amagambo asa nkaho ajya ntera ubwoba, nayo nshaka kubanza kuvugaho gato. Matayo ibice 7 tubona Yesu ahura n'abantu. Abo bantu ku munsi w'urubanza nabwo baramubwira ati mwami, 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 twarahanuye mu izina ryawe, twarabwirije. Ariko Imana ni igitangaza. Hari ukuntu twiga muri segonderi n'ibintu twabaga twarabikajije,
nari nabaga muri kantine ba Aimable na ba Patience ntabo nabonye twize hamwe. Noneho nyine umwana yabaje nko kugura ikintu kuri kantine kandi twasinze, kamubwira ati uri kwica amasengesho. Hari abantu ariko turabazi batuyobora babikora neza, ariko nyine baba barigize abarinzi b'ijuru cyangwa abarinzi b'Imana hano mu isi barushaho kudukumira ibyo bintu bakora nibyo. Ntekereza ukuntu twabikoraga ibyo bintu rwose byari na byiza. Hanyuma ibyo kuririmba, guhanura, kuvuga ubutumwa bwiza, twagize gute ama overnight dukora, tukarara dusenga, indimi tukazivuga, tukagira gute, hanyuma tukazaza imbere y'Imana n'aka discipline. Ngenda umukristo nzahora ndiwe, tukagera kuri Yesu akambona, Olivier imeze bite? Ni sawa, uri kujya hese n'udukoti? Sinzi bazambaye amakoti. Ati nje mu bwami bw'ijuru. Kabaye inka yanjye, wewe Olivier ntabwo nkuzi. Ati Yesu ntabwo nzi, njyewe ntabwo nzi. Reba aho nize segonderi Orevo, kuva primary nayoboraga kirite, gukomeza ntabwo nigeze mpagarara naragukoreye. Yesu ahita ambaza, none se ntabwo nigeze nkumenya? Kubera iki Yesu atigeze amenya rero? Kubera iki yansubiza ngo ntabwo yigeze amenya kandi narakoze ibyo bintu byose? Uri kumva ikintu njyanye mu ijuru? Munyumve neza kano kantu, ibyo bintu ntabwo ari bibi. Ahubwo muri kumva evidence njyanye imbere y'Imana ya Kristo yansindishiriza. Niho abantu benshi bagwiriye, ndetse ubuzima bwabo bwose bumara badakijijwe, ku buryo abo bantu rwose bibwira ko bakijijwe kandi bazarimbuka. Sorry to say this. Urumva ikintu njyanye imbere y'Imana, nyine Yesu nje mu ijuru kubera ko nakoze bino A B C D E F G kugeza kuri Z, ndi kulistinga ibintu nakoze. Yesu ambwire ngo ntabwo yigeze amenya. Niki Yesu yashaka kugaragariza abantu? Ndi kujya mu bwami bw'Imana mfite inzira yanjye n'ikiriye y'imirimo nakoze narundanyije, ndi kumva ko ndi wihereze Kristo ikagera gute ikamukonvisinga. Ariko Yesu hari icyo yashakaga gukora mu buzima bwa buri muntu uwo ari we wese umwakiri. Icyo yashakaga kumumenyesha ni iki ngiki. Reka dusome Bibiliya ntagatifu, nifuje ko ariyo dukoresha, ariko iragendana n'iyera, kuko iyera dusanzwe tuzi no mirongo, ariko Bibiliya ntagatifu ndayikunda. Yesu yaje mu isi gukora iki? Hano muri Matayo arababwira ngo umuntu uzaza aho ndi ngo ni umuntu ukora ibyo Data agira gute ashaka. Yohana ibice 6, Yohana mu bice 6 umurongo waho wa 40 uravuga ngo dore icyo Data agira gute ashaka, ngo nuko umuntu wese wo mu isi ngo yitegereza uwo mwana, ngo yamara kumwitegereza akamwizera, ngo maze ngo ahabwe iki? Ubugingo buhoraho. That is the only reality iri mu isi, navuga ireba bapfuye n'abakiriho. Ngo ukora ibyo Data ashaka ngo niwe uzabana na Kristo mu bwami. Ngo nuko ngo uwo muntu ngo yitegereza umwana ari we Yesu akamwizera ngo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu arakomeza akavuga ngo uwo muntu rero ngo wandebyeho akabona nta kindi cyamukiza, atakizwa n'imirimo ye, atakizwa n'uko ari umwana mwiza, akandebaho mbambwe ku musaraba, akavuga ngo icyitwa ubusambanyi, icyitwa ubuhehesi, icyitwa ubusinzi, icyitwa byose, uburiganya, ishyari, amagambo, gutukana, urwangano rwaje mu mutima, byose yandeba akavuga ati ibi ngibi wapi, ntabwo mbishaka, ndabyanze, ndareba Kristo uri ku musaraba, nidangiza kumureba ngo mwizere. Ngo uwo nguwo ngo nanjye nzamuzura ku munsi w'iki? W'imperuka. It's a bad news. Kuba umuntu yarabayeho ubuzima bwe nta tolerance izaba iri mu ijuru. Imana izaba yaje nk'Uwiteka umucamanza. Iki twaririmbaga ngo imbabazi ze zihoraho iteka ryose, twasomye muri Zaburi, icyo gihe imbabazi zizaba zarangiye. Ngo nuko ngo ukora icyo Data ashaka ngo ni iki? Ngo nuko ngo areba uwo mwana akamwitegereza, ngo hanyuma ngo amuhe ubugingo buhoraho, akavuga ngo nanjye nzamuzura ku munsi w'iki? W'imperuka. Kubera icyo umuntu azazuka. Yohana 3:16 twese turabizi, katubisome muri Bibiliya ntagatifu. Hari abavandimwe tuganira nkababwira rino jambo ryonyine gusa, ati
utekereze umuntu agasoza akambwira ati kamono, imyaka yose maze numva iki cyanditswe, ntabwo najyaga numva imbaraga zikirimo, ntabwo najyaga numva icyo gishatse kuvuga. Umva ukuntu wavuga. Yohana 3:16, kuko Imana yakunze isi. Ndi gusoma Bibiliya ntagatifu irandyohera nayo cyane. Kuko Imana yakunze isi, Imana yakunze isi, kandi twabonye ikiri mu isi ni abantu bose bakoze iki? Ibyaha. Bifi umuntu atangiye kwigira intungane, akumva ari we wera, akumva umutima we yawushyize hejuru. Kandi byanditswe bigera mu Baroma bivuga yuko umujinya w'Imana, Abaroma igice cya 18, umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru ngo ubyukirijwe abantu bose bashikamiza ukuri ko gukiranirwa kwabo. Dufite ukuntu twashikamije ukuri ku byo dukora tukumva ko byadukiza, ariko umva uko Bibiliya ivuga ngo Imana, kuko Imana yakunze isi kandi byatumye ngo imutanga ngo kugira ngo umwizera. Nzanyemo Bibiliya yera kankomereze hano, umwana wayo w'ikinege, igira ngo umwemera wese. Abakatolike dukunda ijambo ukwemera, abandi dukunda gukoresha umwizera. Yose ni amagambo amwe, ahubwo biterwa nicyo tumwemeraho ni ikihe, nicyo tumwizeraho ni ikihe. Abantu bavuga ko bizera Kristo cyangwa bamwemera, ariko ibyo bamwemera hatari ibyo yaje gukora. Mwemeraho yuko ngiye gusoza ejo bundi ngashaka refero hospital akaba ariyo njya gukoraho, niba ari byo mwemeraho rwose, ndiho kugirirwa impuhwe nk'abandi bose. Niba mwemeraho ko ejo bundi azama umudamu, ndiho kugirirwa impuhwe nk'abandi bose, kuko n'ejo napfa icyo gihe ntarakigera. Ngo kugira ngo umwemera wese atazacibwa. Iri jambo muraryumvise, ngo umajije kwemera uwo Yesu cyangwa uwo Yezu ngo ntabwo azacibwa. Haleluya. Ahubwo agira ubugingo bw'iteka. Haleluya. Can we clap for this? Yesu ikintu yaje gukora ni ukugira ngo umwemera wese atazacibwa, ahubwo ahabwe ubugingo bw'iki? Bw'iteka. Ibice 10 bya Yohana aravuga ngo yaje kugira ngo intama ze azihe ubugingo ndetse bwinshi. Yabwiye umugore w'Umusamariya wari ubaswe n'ibyaha byinshi by'ubusambanyi, atashobora kubivamo, ibyaha byaramugize imbata, byaramuzengereje. Aramubwira ati hoya, hoya, reka ubwo buzima. Ntabwo ibintu ugiye kuvuga kubikora ari bibi. Reka kwiyiriza iminsi 100 ushaka gutsinda ubusambanyi, reka kwiyiriza iminsi 10 ushaka gutsinda kwiba, reka kwiyiriza iminsi 10 ushaka gutsinda urwangano ruri mu buzima bwawe. No, ntago byakora. Aramubwira ngo wa mugore we, n'umugabo mwararanye ntabwo ari uwawe, ariko ibyo bintu bireke. Hari amazi ngiye Kristo njye ntanga, ngo umuntu uyanyweye uwo muntu ngo ntabwo yongera kugira inyota ukundi, ngo kandi ngo ayo mazi umunsi ku wundi aradudubiza kugeza ku bugingo buhoraho. Hallelujah. That is the living water. Niba mutya turimo ngo kumusaraba ngo twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Waturuka iriba rimara inyota. There was the friend of mine who was struggling. I can't live the single life. Nkeneye umukunzi. And what they had been done always, I was actually realizing ibyo bakoraga buri munsi. Byangora ko wenda afite umukunzi. Ubigenza usa kubyuka mu gitondo, morning ufite ari iz'abantu musengana, hatarimo umuntu ufitiye ibyiyumviro. Muri Nyanza hari umuntu wakoraga aho ngaho, yayigaga muri private. Twaganira namubwiriza ubutumwa bwiza, akambwira ati se reka ibintu mvuge ko mbyizeye. Nimara kwizera uyu Yesu akampindura umwana w'Imana, then umusponsor wanjye nkamureka, who will pay for me the fees? Ninde uzanyishurira amafaranga ya kaminuza? Abihuza n'ibyo byose. Muvandimwe wanjye, don't worry. Uri kumva Kristo Imana ari umugabo mutoya uzaza mu buzima bwawe, namara kukugeramo inyota yo kurarikira abakobwa imunanire, azabikubashisha. Until the time he took decision
and he said, uyu mugabo ndamukeneye mu buzima bwanjye. Not kubyirinda. Ibi bintu mbirambyemo agahe nubwo ndi mutoya, nagize amahirwe yo guhura n'ubutumwa bwiza imyaka 10 irarangiye, ariko I know the struggles z'abavandimwe. I tried to be loyal ku buryo abantu bambwira ibintu byabo, ariko I know the ladies and gentlemen bahagarara ku gatute baririmba, but deep down they are struggling. Bacuranga, baririmba, bakora ibintu, deep down they are struggling. The ladies and gentlemen biga bagatsinda mu ishuri, ariko ukajya ubona ubuzima bwe butari balance, ukamubaza byagenze ute, afite ikintu mu mutima wiwe cyamuzengereje. Bamwe ati ababyeyi bacu ntabwo babana, bahora mu ntambara. You are missing something. Don't depend. Reka ibyishimo byawe gutuma bidependinga ku byo uri kubona hano mu isi. Hoya, reka bidependinga kuri Kristo wabambwe akaguhindura umwana w'Imana. That is the reality that I shared buri muntu wari we wese. Ngo yaje mu bye abe ntibamwemera, ngo ariko ngo abamwemeye bose ngo bakizera izina rye, ngo yabahinduye kuba abana b'Imana. Ngo abo ngabo ngo ntabwo babyawe n'ubushake bw'umugore cyangwa umugabo, ahubwo abo ngabo ngo babyawe n'Imana. My God. Hari igihe tuba turimo turakora kati cyangwa examen, abantu bavandimwe bateruye phones, barakoze, barascrollinze, bakoze, barapestinze, iyo bakayitsinda bakayuzuza, indi bikagorana. Tena amanota yasohoka, barabizi nyine hari ahantu abantu public figures nyine bavuga ko babakijijwe, nyine baba bizana mugomba guhita mwicara. Ukihagera barakubwira ati oya, uje ku iki kibuga cyacu pastor, twateguye ikibuga wakicara hariya. Then you come to realize when the annual marks are released, bakabona ntago wenda wabaye wa mbere mu ishuri, ariko baje guhemba abantu batatu batsinze muri class, they can say wow, ziko yabimedize, yabikoze. Ase muvandimwe, how do you do this? Oya, nta kundi mbigenza, nzi ikintu kimwe gusa, nizeye Kristo amereza ubugingo buhoraho, ampindura umwana w'Imana. Iyo nje mu ishuri ngiye impamvu nicara imbere, projector ikamena amaso, bandi kugira ngo bino bintu mbyumve. Kandi iyo twegereje kati mva gusenga, nta bindi bintu bindangaza, aho nkura amafaranga ndahazi amfasha buri munsi, ni ku Mana nkayisenga, nkazuga koletide, narangiza nkinjira muri exam nkayikora, nkabona amanota ari muri range hose, atari perfect cyane kuko biragoye, ariko iyo yose bayateranije nyine wewe wabonye 100%, ahandi wategura ikibuga bakakica ukabona 50, nyine nisanga ndi kukurusha. Kubera iki se? Nyine ndi umwana w'Imana, niyo mpamvu mbikora kandi birakora. Guys, hari bikangisho by'umwanzi bituma ubuzima bwacu tutabwegurira Kristo mu mwuzuro, tuvuga ngo ejo bizamera bite, bizagenda gute, ariko we yaravuze ngo abamwemeye bose bakizera izina rye ababahinduye abana b'Imana. Hanyuma rero iyi mirimo nakomeje gutera amabuye kugira ngo twumve icyo Kristo yakoze, yo imaze iki? Ntabwo njya ngarukira hano. Iyi mirimo imaze iki? Kuki nateze nkaza hano isave kubwiriza ubutumwa bwiza? Yewe ntago ari hiti nkeneye, kuko hiti mbaye nyikeneye najya i Kigali guhura n'umuntu ufite YouTube channel, abantu 10 barara bambonye rwose. Ibyo bikomere hari igihe umuntu abitekereza gutyo, ukumva ari byo bintu ukeneye, ariko ugatangira kubona opportunities zitandukanye nizo. Rwose barara bamenye ntabwo ari hiti, ahubwo ibintu byose ndi bukore, kwiga kudakopera, kureka gusambana, kubana n'abantu muri ghetto, abakobwa bakajya batera agatebe basoje ibintu n'abandi bantu, bakabati why you are totally different, why don't act like those guys around. Ngati oya, pause, don't worry, mubayeho gutyo ku cyumweru zavugana, mugakomeza kubana, ejo bundi gazi kamushirana, akazi wawe we n'umuvandimwe cyangwa atanahari, gaze yamushiranye, mugateka mukarya, mwamara kurya mukaganira, agataha akajya haba gutya, nawe ukagoma huba. Then you can't even close door, you can't even talk. Ibindi bintu niki kigutera ibi bintu? Ibi bintu byose ndi kubikora ku giti cyanjye, ntago ndi kubikora ngo bimpindure umwana w'Imana, ahubwo ndi kubikora kubera ko nahindutse umwana w'Imana, kandi abana b'Imana nibo bagomba gukora imirimo myiza. Twarabicuritse nk'itorero bavandimwe, twarabicuritse, dushaka gukora ibintu abana b'Imana. Asigaye iminota ingahe? Yego, bambibona rwose urambwira ngahita nsoza.
twarabicuritse bavandimwe, turashaka gukora ibintu ngo biduhindure abana b'Imana. That is not the reality of the Bible. Ni umuntu upfuye ushaka gukonvisinga Imana. Ahubwo ibyo dukora byose tukiriho muri uyu mubiri, Paul yabibwiye Abagalatiya mu bice 2, tubikoreshwa nuko twizeye umwana w'Imana wadupfiriye ndetse akagira gute, akatuzukira. Reka dusenge. Gusa ndinginga mu mutima wanjye, ninginga n'Imana ngo yinginge umutima wawe. Niba ubuzima bwawe muri inverse, hari ibintu wakoraga ngo biguheshe ijuru cyangwa biguhereza buno buzima bw'iteka, hoya, ubuzima bw'iteka bugera mu muntu iyo yakiriye Kristo. Hari twasomaga muri Yohana aravuga ngo umwizera ntakirwaho iteka 18, utamwizera yamaze kuricirwa kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Niba nta byiringiro ufite by'uko kano kanya upfuye wajya kubana n'Imana, uyu ni wo munsi wo kugira ngo wakire ubuzima aribwo Kristo buze buture muri wowe. Numara kubwakira ujye uririmba ngo naho ndiho naho ndapfa ko nkundwa n'Uwiteka, ubibininze kuko wakiriye urukundo arirwo Kristo, ndamahoro. Ibyo byiringiro bidakoze isoni bibonerwa muri Kristo nibyo bihereza abantu kunesha ibyaha. Ntabwo nakora iki kuko ndi umwana w'Imana, ntabwo ndi umugenzi ujya mu ijuru, hoya. Paul aravuga ngo turi mu ijuru mu buryo bw'umwuka nyuma yo kwizera Kristo. Ngiye ndi umwana wo mu ijuru, ntabwo nakora bino byaha by'abantu bo mu isi. Iyo ngiye akaba ariyo motivation yonyine gusa igutera gukora ibyo bintu. Imana iganiriza umutima wawe, ariko niba ushaka guhereza Kristo ubuzima bwawe uyu munsi, ukavuga ati ubutumwa bwiza numvishe bw'uko Kristo yaziye abanyabyaha nkanjye akaza kunyiza kugira ngo amubugingo amubuzima bwa gestinga ibyaha, ndabwumvishe kandi ndashaka kubwizera, ndashaka gukizwa bya nyabyo. Ako ni nabyo byonyine gusa bibaho, nta bindi bitari ibya nyabyo. Utarakishijwe kwizera Kristo ko yaje kumukiza urupfu rw'iteka ngo amuhereze ubugingo, amuhe n'imbaraga zitsinda ibyaha, uwo muntu rwose yaba yarakishijwe icyo Kristo ataje gukora. Reka 10 seconds tubitekerezeho, bibaze se aha niba narakijijwe, nakijijwe iki? Ko Yesu yaje urupfu rwazanywe n'ibyaha akabahereza ubugingo buhoraho, hanyuma akabakiza n'imbaraga z'ibyo byaha buri munsi. Ese najyaga numva narakijijwe iki? Numvaga narakijijwe ibyaha kandi n'ubundi buri munsi. Let's think about it. 10 seconds. Arahaguruka twese dusengane Imana. Reka muri Yobu twabonye ko iyi minsi dufite nyine irashira vuba, kandi uza iyi minsi izashira atarizeye rwose bigaragara ko aciriweho iteka. Hano kanya ino nzituguyeho najya kubana n'Imana, ari igihe natekereza ko najyayo kubera iki? Niba numvaga ko najyayo bidashingiye ku cyo Kristo yakoze ku musaraba, naba nibeshya. Najyayo kuko Yesu, ibyo byonyine gusa byatuma njya kubana n'Imana. Uyu munsi wawe mwiza wibuka ubuzima bwawe, wowe wemereyeho Kristo ukamuhereza ubugingo bwawe kugira ngo aguhereze ubwiwe budapfa buzabana n'Imana by'iteka ryose. Nta soni biteye, ntago byita kuri kukuntu uri umuntu ukomeye w'igitangaza, oya, ni Imana irimo idiringa n'umutima wawe. Reka dusenge. Ariko rwose niba ushaka guhereza Kristo ubuzima bwawe, uzamura ikiganza kugira ngo dukomeze gusengana, basengere ku Mana. Mwami, twumvaga ijambo ryawe rigaragaza ko Mwami, nubwo itangira ryacu ryari ritoya Mwami, ryatangiriye mu byaha, ariko Kristo byatangiriye mu byaha rwose pe, niho byatangiriye, kandi turabikora tukiziringitiramo. Ariko urimo uratanga icyizere yuko mu hazaza Mwami harimo kwaguka, harimo gukura biturutse kuri Kristo wenyine gusa. Mwami, kimwe nanjye numvishe ijwi sinamenya umpamagara, ariko ntangira kumva umuriro ugurumana mu buzima bwanjye, nuko nca bugufi ntega ugutwi. Enere bone talela asire. Numva ijwi ribaza riti, mbese aho wamenye ijwi ry'Umwami Yesu, wamenye izina rye rikiza ibyaha rigatanga ubuzima? Ndavuga ngo nditabye.
numvise ijwi ryawe rimpamagara ngo nze ngugire priority, numvise ijwi rimpamagara ngo nze ngugire amahitamo ya mbere, numvise ijwi rimpamagara ngo mve mu byaha, nze nkwizere nk'igitambo cyonyine gusa. Bavandimwe, ubuntu bw'Imana buri hano uyu mugoroba kugira ngo ufite Kristo mu buzima bwawe. Ndakwiginga ngo uhaguruke rwose dusengane Imana, dusengane Imana uyu mugoroba kugira ngo wakire Kristo mu buzima bwawe, aza guha imbaraga zitsinda ibyaha, agukiza iki cyaha, uru rupfu rwazanywe n'icyaha cy'inkomoko, kuko ari we utsinda urupfu. Ndasenga kugira ngo rwose ubaze umutima wawe, se koko ndakijijwe? Nakijijwe iki? Si imihango y'idini, sinakomeje kuba mu idini kandi nkaba nzarimbuka. Akenshi riratubeshya ngo turibeshya ko dukijijwe idini, naryo rigahora ritubwira yuko tuzajyana mu ijuru, ariko ntabwo baba batubeshya koko nyine nibyo tuba tuvuga. Ariko muvandimwe, ndasenga ndakwinginga cyane kugira ngo uyu munsi ubuzima bwawe buhereza Kristo, aza gutsindira ibyo byaha bikugora umunsi ku wundi, kandi kuri ibyo muzabane mu bwami bwo mu ijuru. Uyu ni wo mugoroba kugira ngo ubuzima bufite akajagari budafite icyerekezo burangire. Kristo arimo aragushaka, arimo araguhamagara akubabarira ibyaha, akumurike nk'umuziranenge mu maso y'Imana. Biravuga ngo Uwiteka umucamanza yambonyeho amaraso, ngo ntashyire urubanza rubi, anyita ukiranuka. Nta kindi kizakiza abantu uretse ko amaraso ya Kristo azababona gusa. Imana ikavuga ngo ntabwo mbacira urubanza, ndabita abakiranutsi. Wizeye iki kizagutsindishiriza imbere y'Imana? Twabonye ko imirimo idashoboka, twabonye ko gukurikiza amategeko bidashoboka, keretse kwizera izina ry'Umwana w'Imana w'ikinege tukamuhereza ubuzima bwacu. Nawe wazamuye ikiganza, haguruka dusenge, nta soni biteye, ahubwo uboneraho kubwira abantu ati uno munsi ubuzima bwanjye bwahindutse, uyu munsi nakiriye, uyu munsi ikintu cyakoze mu buzima bwanjye. Nagiye kubatizwa umunsi umwe nk'umwana wo mu bashumba, numva rwose nyine bihagije. Ngezeyo nyine nabonaga abamama bavuga mu ndimi n'abandi bose, mbona ari abantu babikomeyemo, nkumva ko nanjye ndi umwana ukijijwe. Ndavuga ati ningera mu mazi bakanyubiza, ndavamo mvuga mu ndimi. Bamajije kumbatiza mvamo nambaye, nari nagiyemo nambaye ikanzu yumutse, ariko ngezemo mvamo nambaye ndi umunyabyaha n'ubundi ukiri wa wundi wambaye ikanzu yatose, nta kindi cyatose ku mutima. Genda mu nzira, twakoraga akagendo karekare, umuvandimwe bivuga ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we, ngo kandi ngo yarambabariye angira imbohore. Ibyo ngibyo Imana ishimwe cyane. Aba mu ijuru babera ngo bazamurika nk'izuba, ngo Yesu ubwo azabambika ikamba ry'ubugingo. Ndavuga ati ibi bintu ko ntajyaga mbitekereza, ntabwo burya bishingiye kuri ngewe, bishingiye kuri Kristo ushaka kungira imbohore. Ubu ndakizwa, ubuzima bwanjye muhereza Kristo ngo ajya mbohora buri munsi. Umunsi w'ibyishimo mu buzima bwanjye, imvura yatunyagiye uwo munsi ntabwo njya nyibuka. Niba bitabagoye mwaza hano tugasenga Imana, cyangwa reka dusengera aho ngaho muri, oya kadusengera aho ngaho muri, ariko wizere ko cyakoretse mu mutima wawe. Kristo akubyaye uyu munsi akaguhindura umwana w'Imana bidasubirwaho, kandi ab'Imana yabyaye babyarishije ibise by'amaraso ya Kristo ntabwo izaba byaruka, izagomana nabo, izabarinda, izabakomeza. Kandi nawe utahagurutse mu mutima wawe wumve ko niba rwose wizeye ibyo bintu ukijijwe, uhindutse umwana w'Imana, uve mu busambanyi, uve mu butinganyi, uve mu buhehesi, ibi byaha bibasa urubyiruko byose ubujyemo, kuko imbaraga za Kristo zimanukiye mu buzima bwawe. Pawulo yandikiye Abefeso arababwira ngo iyo tumajije kumwizera ngo Mwuka Wera amanuka akaza mu buzima bwacu, uwo nguwo niwe utubashisha gukora ibintu byose. Ndabasengera mu izina rya Yesu. Mwami Imana ukomeye, eterere bone talela asititekere bone alela yasire, Mana ikomeye kandi iteye ubwoba y'inyamaboko, gushimiye urukundo rwawe Mwami, gushimiye urukundo rwawe ukunda abari mu isi bose Mwami. Twari
twariho za satani, twari mu mwijima mubi, ariko Yesu uradukunda, uradukiza. Pawulo yabwiye Tito, aramubwira ngo mwami wadukijije bidatewe n'imirimo myiza yo gukiranuka twakoze, ahubwo biturutse ku buntu bwawe mwami. Eterere mande sire tekire. Icyo ni cyo kimenyetso cy'urukundo wakunze abari mu isi mwami. Urangije ubabaruriraho amaraso yawe, urabakiza, urabakiza, urabakiza. Nuko nguko mwami waduhinduye ubwoko bwawe. Uyu munsi twizihiza imyaka 2 nka Protesta mwami. Ibyo twagushimira byagutse mu buzima bwacu, ibyo twagushimira mwami ni abantu wishuriye ukijije mwami, kandi ugiye guha imbaraga zo gutsinda ibyaha umunsi ku wundi. Reka mwami, kuko aho wageze Kristo utajya wihishira, ahubwo mwami ugaragara, abantu bose bakakubona mwami. Ndasengera aba bantu kugira ngo mwami, yaba hano muri curu usanzwe mwami, yaba aho baturuka, yaba aho bagenda mwami, ubuzima bw'uko bakiriye Kristo utanga ubugingo buhoraho bugaragarira muri bo mwami. Turagushimiye mwami, turagushimiye kubw'umurimo ukoreye hano hantu no mugoroba mwami. Tugukomeye amashyi kubw'ibyo ukoze mwami. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe none n'iteka ryose. Amen. Hallelujah. Hallelujah.